ni ikintu kimwe cyo kubwira abasifuzi kimwe cyonyine. Iyi ni match ije ifite ibintu nka bitatu bikomeye biherekeje. Icyambere ni match ku defininga saison y'ikipe ya Rayon Sport, niba Rayon Sport izakomeza gusunika ku gikombe cyangwa nibiri bugende. Rayon Sport APR itsinze, I'm telling you, bizabisa naho ku gikombe amahirwe azaba asa nayoyoka. Kuko APR cyo gizaba ifite kwisiga amanota 8 kazaba urya gatangiye kuba. Icyo ni icyambere. Ubwo n'uburemere uyu mukino ufite. Cya kabiri ni match APR Rayon Sport ni itsinda izabikoreho rekoro. Nta kipe hagati ya Rayon Sport na APR yari yatsinda indi kane kikurikiranya. APR yajyaga ibikora igatsinda rero gatatu, ariko byajya kuba kanere ikaza bakanganya cyangwa rekanyuzamo igatsinda. Rero yajyaga ikora igatsinda kabiri kikurikiranya, ariko yajya gukora bwa gatatu APR ikaza bakanganya cyangwa APR kayitsinda. Nta yari yatsinda indi kane. Ubu APR ihagaza ahantu kabisa mu masangano y'ibihe yo gufesinga rekoro mbi cyangwa gufesinga guhagarika rekoro mbi. Nango Rayon yatsinze kuri finale ya Super Coupe, yitsinda kuri finale y'igikombe cy'amahoro, yitsinda ndetse muri retour ya champion umwaka ushize. Match zimaze kuba 3. Ubwo n'uburemere bundi match ifite. Iyi match ifite ubundi buremere bumeze gutya. APR FC na Rayon Sport zagiye ku isoko zarahashye zose mu mikino nyafrika, zarasezerewe zaratsinzwe. Abafana iyi ni match yo kuba boostinga, kongera kubinjiza bushya, mukongera kubagarura ku kibuga. Arbitrage turabasaba ikintu kimwe, mu ube abanyamwuga mukora akazi neza, ntimuzatume hari ikintu gituma abanyarwanda basigana akantu k'ingingimira. Swate ngo APR yibwe, ngo APR yimwe penalty, swate ngo Rayon yibwe, ngo Rayon yimwe penalty, swate ngo APR hawe rouge itariyo cyangwa ngo Rayon hawe rouge itariyo. Muzagira ikintu cyitwa justice and equity. Ntimuzarobanura ama equipe, ntimuzagira iyo mwibira, muzasifure neza, muraramenye umuntu agariko atahebanza. Nibyo kabisa cyane ko abasifuzi bose ni mpuzamahanga ko ari bane, mufite amabaji, amakosa yabaho nibyo, ariko umusifuzi experience maze igihe kinini. Abdul afite experience. Hari utunembera duto abafana biramantaho two mu mukino two ntituzabara ndabizi. Swate wena mu mukino baramukuruye ngo ari kumuhondo ni bari kumuha bibere hagati mu kibuga, ariko ibi bintu bidetermine umukino. Please, amakarto rouge, ibintu by'amapenalty, offside, ibintu by'ama-offside, igitego cyagiyemo nibiba bazabikore. Niyagira umukinnyi ukora ikosa rikwiruje bazayitanga, ariko babikore mu butabera. Mu butabera abantu batanavuga ngo tubuje kuzatanga imituku cyangwa amapenalty, bazabikore mu butabera. Kiba ari ikintu kidasida umukino, ariko gikwiye koko. Niba ari rouge ibiri wa fit, niba ari penalty ibiri wa fit, niba ari offside umunatsinze ariko yarariye, biba ari ibyo ku buryo ndisubiramo n'amashusho tuvuga tuti wow. Abasifuzi reka ngiye mvuga ikintu gituma abasifuzi bagomba kwitonda. Abo batoza uko ari babiri bagiye gukina kuri pressure, umusifuzi ashobora gukora ikosa rikagira ingaruka kuri uwo mutoza, rikamwirukana. Kumva nka wade wenda bavuga ati ushaka kumuzamura tukamugira umutoza mukuru abana mutsinze, warakoze filmu kajyango bigatuma umubuza ayo mahirwe, cyangwa se serifuje bakavuga ati ntabwo wenda ari kwitwariza ko tubishaka, aramutse atsinzwe na Rayon ashaka guhita agenda n'urugero kubera ko sagiye nk'umusifuzi utanze penalty itariyo, ejo n'ejo muri baramusezera. Kugeza ubu hamaze kugurwa amatike 1619 mu myanya 7,000 iri muri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ruvuyanga nkuru nziza ari Ishyorongi ku musozi mwiza cyane ahitegeye umujyi wa Kigali, aho ikipe ya APR Football Club ikorere imyitozo ku Kirenga Complex. Ruvuyanga bwakeye. Roja cyari papa ari mawuranyu mu kwizigira. Ndakumva neza cyane. Siara Korfutango. tubanze tunafasha abantu. Iyo tubabwira ibintu twatwara gucekinze cyane, abantu inoza barayigira Ruvuyanga akomeza. Ntabwo APR na Rayon nta yari yatsinda indi kane. Ntago biraba. Mbere ya Covid murimo muravuga igihe cya ngo imbere ya Adiri. Iyo mibare muvuga muri championnat nta yari yakora, reka duhe ijambo Ruvuyanga ntabwo nabyibeshye. Yego Ruvuyanga, fata umwanya rwose utubwire imyitozo imeze ite, ikipe ya APR iri mu yihe mood mbere ko ikina derby ku cyumweru? Urakoze cyane kwizigira Jean Claude Ri, urakoze cyane Rigani Rugaju, urakoze cyane Lorenzo Christian Musangafura ndetse na Iberi ndetse n'abanyarwanda bakurikira Radio Rwanda muri aya masaha. Ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo ku musozi neza
wa Shyorongi. Ubundi uyu musozi ni umwe mu misozi yagoranye mu bihe by'amateka, ariko mwebwe sinzi ko mwabyumva, ariko ababizi barabizi. Niho rero ikipe y'ingabo z'igihugu ifite ibirindiro ikorera imyitozo. Stade ikorera imyitozo bayita Ikirenga Stadium. Naho kandagiye ku isaha y'isa 4 zari zenze iminota 5, ni mu minota mike cyane ishize rwose nibwo ngeze ngaha ku Kirenga. Ubundi nsanga ibintu bikomeye hano kuri uyu musozi, kuri iyi stade y'Ikirenga. Ikintu cyose cyitwa igikoresho cyo muri gym kiri ku kibuga. Igikoresho cyose cyo muri gym ku bantu bajya muri gym kiri kuri iki kibuga. Umukinnyi ushaka gukora ukuboko aragukora, ushaka gukora ukuguru aragukora, ushaka gukora ino ararikora, n'ushaka ngira ngo gukora ugutwi. Hari ibyuma byabugenewe byo ku rwego rwo hejuru abakinnyi barimo gukoraho mu by'ukuri abakinnyi b'ikipe ya APR. Usibye ibyo, pompage ziri ahangaha zivuza ubuhuha ni nyinshi cyane, hasi hejuru, pull up ni nyinshi cyane z'abakinnyi b'ikipe ya APR barimo gukora. Ubwo aho ngaho ni kuri wa mugani wa Kimana, ni kuri locote physique. Mu by'ukuri barimo kugenda bakoraho, ngira ngo mwabonye n'amavideo ikipe y'ingabo z'igihugu yirukanka ahantu hazamuka igenda ishaka umwuka. Mu by'ukuri byose biraganisha ku mukino w'umunsi wa 9 wa shampiyona Derby de Mille uzaba ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 9. Mu by'ukuri nibyo rero bitendo birimo kubera ahangaha ku musozi wa Shyorongi. Abakinnyi bamwe bakora imyitozo y'imbaraga, abandi bakora kuri baro mu rwego rwa tekinike. Wo bita Shaibubu Ali Abdelrahman akaba arimo gukora icyo bita cross, yirukanka ashaka umwuka uteye ubwoba. Ngewe ibintu ndimo kubona ahangaha mu by'ukuri ndabireba amabera akikora nonsa, ni ibintu bitoroshye mu by'ukuri. APR imyitozo ifite ahangaha iri ku rundi rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri rero ikintu abantu baza kwihanganira no kwizigira ni kwa kundi umuntu bamutuma muri operasiyo runaka, yagera kuri tera agasanga ibintu uko yabikekaga siko biri. Twasanze mu by'ukuri umutoza Thierry Forge arimo koresha imyitozo, arangira avuga ati itangazamakuru muri abantu nubaha rwose, muri abantu muzatangaza uyu mukino nka radio y'igihugu, ariko jewe kugira ngo nzabahe umukinnyi wanjye cyangwa se ngewe mboneke dukorane interview imyitozo yatangiye itararangira. Ati nk'umuprofessionnel rwose ntibiduteranye nk'abantu b'imfura, nta mukinnyi wanjye ndi bubahe, nanjye ubwanjye sindi buboneke, ariko imyitozo nirangira hari ibyo dushobora kuza kuganira nk'abantu b'abagabo. Ubwo rero nari nzi yuko mu by'ukuri abanyarwanda bari buze kumva wenda kapiteni w'ikipe y'ingabo z'igihugu ibyo ari buze gutangariza abakunzi be, ndetse n'undi mukinnyi wenda nari guhitamo bari kunyemerera, ariko umutoza yabinsabye. Ndamubwira rwose koca, ndamubwira ni nta kibazo, ni aparo problem, nta kibazo rwose, uri umuntu w'umugabo, ariko mu by'ukuri ugomba kwiyeranja ngo nta burugomesitiri buri koti. Navuze ni nubwo ntabona umukinnyi ariko ntago nabura abandi, niyo mpamvu nahise nshakisha umwe muri komite y'ikipe ya APR, ni Kabanda Tony, n'umuvugizi wungirije w'ikipe y'ingabo z'igihugu, kugira ngo nawe atubwire, kuko nawe ari ku myitozo, atubwire uburyo biteguye umukino muri rusange, ndetse n'uko imyiteguro irimo kugenda ijya mbere, n'ubwo habura iminsi ibarirwa kugira ngo siporo isure ikipe ya APR. Rero reka nakire Tony, ngira ibibazo mubaza Tony, tuguhe ikaze mu rugo rw'imikino. Murakoze cyane Ruvuyanga. Mu by'ukuri ni imyitozo dusanze ikipe ya APR irimo gukora, ariko se wowe umaze iminsi yikurikirana ikipe ya APR ihagaze gute? Urabona imyitozo irimo kugenda gute nubwo habura iminsi mike kugira ngo derby itangire? Murakoze cyane kuduha umwanya kugira ngo dusobanurire abakunzi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko abakunzi ba APR FC uko ikipe imeze. Wibereye ku kibuga urimo urabireba, ikipe neza cyane, abakinnyi bose urabona ko barimo bakora imyitozo, n'abari bafite ibibazo by'uburwayi urabona ko bagarutse nta kibazo. Tumaze iminsi by'amahirwe dutsinda, twatsinze Mukura, dutsinda Etincelle, iyo ni morale. Ubu rero nabwira abakunzi ba APR ko umukino tuwiteguye neza. Umuntu ageze ahangaha abona ibintu byahindutse, wa mugani ni mu ishusho ya derby. Jimu zose zimukiye ahangaha, ibitendo byose biri ahangaha. Ibi ngibi byahereza icyizere abakunzi b'ikipe ya APR kuza kuri stade ari benshi, cyane cyane yuko ari na APR izakira umukino. Ibi ni ibikoresho bisanzwe ahangaha, ngira ngo ngufunguriye muri izi nzu ziri hano niho haba ibikoresho bya gym, ndetse n'ibi bikoresho byose by'ikipe niho bikwa, ariko harimo na gym ahangaha. Ni ibikoresho bihasanzwe, ntabwo ari ukuvuga ko ari ibya derby. Ibi ngibi si ukuvuga ko aribyo biha icyizere umukunzi wa APR ko yatsinda, ariko icyizere cya mbere bagomba kukigirira abatoza, abakinnyi, ubuyobozi, twese hamwe dufatanyije tuzagera ku manota 3. Ubutumwa noneho mugendera abakunzi b'ikipe
ya APR ni ubuhe muri rusange muri iyi minsi irimo kugenda yicuma gake gake tugana ku mukino nyirizina? Harabura amasaha sinivuga ngo n'iminsi ahubwo ubaze umunsi ni kuwa kane mu kintu ku cyumweru hashobora kuhabura amasaha 70 icyo nasaba abakunzi ba PLFC ni bya bindi navuga ko twese dufatanyije amanota atatu twageraho nta kindi dusabwa rero no kuza tugashyigikira ikipe ariko kandi burya abantu iyo bageze muri stade kare yirinda wa muvundo bigatuma nawe wundi ugomba kwicara neza yicara mu mwanya we neza nta nkomyi ubwo rero isango ni yayindi tuzahuriye kuri stade Pele Stadium ubundi dushyigikira ikipe yacu. Ahubwo cyane murakoze cyane ruvura. Ahubwo cyane rero Tony Kabanda kwizigira nkuko mwamwumvisha agarutse kuri byinshi cyane avuga ati icyizere kirahari abafana bazahagere kare ku isaha y'isasa ngo nibwo amarembo azaba afunguwe ku munsi wo ku cyumweru. Ngira ngo kwizigira ndumva nta bindi byinshi najyamo kuko abakinnyi bose bita team news abakinnyi bose b'ikipe ya PL nta n'umwe ufite ikibazo nta n'umwe ufite ikibazo cy'imvune nta n'umwe urwaye Shaibubu wibazwagaho arahanga nakubwiye uburyo arimo arashaka umwuka atari imyuka myinshi cyane nageze ahangaha azenguruka ikibuga yirukanka n'ubu barakiruka yahindutse babaterete b'abanyakenya baba birukanka za metero 10,000 urumva yuko abandi barakora ku byuma amaritera atandukanye amabaro manini abandi barakora ku mipira urabona yuko mu by'ukuri ni imyitozo iri intensive ikomeye cyane mu by'ukuri ikipe y'ingabo z'igihugu irimo gukora nta mukinnyi wo bita Pichu nawe ni muzima bose ubona yuko mu by'ukuri bari muri mood imwe bari mu mwuka umwe ndetse niba ari ikindi mwambaza tugana ku musozo tugana ku musozo haba hari indi myitozo wenda wasanze bakora ibijyanye na gym ariko imyitozo isa nkaho igaragaza uburyo bw'imikinire hari iyo wigeze uhasanga wenda ku buryo wavuga ngo ndabona ishusho y'ikipe uburyo izakina tubwire tactical icyo wabonye mu kibuga. Biragoye ko wabona ishusho y'ikipe uburyo izakina kuko abakinnyi baravangavanze hari nk'abasanzwe babanza mu ikipe ya PL usanga tuzi barimo gukora kuri baro barimo gukora ibintu bya stretching bakora za budomino bakora uburyo umugongo ushobora kuba fit uburyo amataka ashobora kuba fit ndamubona nka Mbawoma ari muri abo ngo barimo gukora kuri fitness ndamubona kwitonda Rebaka nabasanga abanzamo barimo gukora kuri fitness Tadeo Rwanga nuko nguko ariko hari abandi barimo gukora kuri baro barimo nka Rwabuyeme Placide barimo bamukunze Yannick barimo ba Buregia Prince barimo ba Benjamin Charles Banga Bienvenue Salomo bari kuma gukora kuri baro bateretsemo bya bintu bisa nk'ibisimbura abakinnyi ba adversaire birebire abatoza bo barabizi nka Rigani yabimenya ugenda nyine ubicenga ushyira nko mu izamu afite icyo kintu nicyo gisimbura umuntu ngira ngo niko nabyita ku buryo ubinyuranamo baro nyinshi wirukanka wihuta ugahita ushyira nko mu izamu niyo mayeri ngira ngo arimo gukorwa ubu ngubu ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo wamenya ngo bijyanye n'imyitozo irimo kuba ngo 11 ashobora kuba arimo gutekereza nabahe ibyo ngira ngo navuga yuko umuntu yabidesida cyangwa se yabyemeza aramutse aje nko ku mwitozo wo kwa gatanu gutyo nibwo abatoza baba batangiye gutekereza kuri 11 ashobora kubanzamo ariko ubundi navuga yuko ubu ngubu nk'ijisho ry'umunyamakuru byaba bigoye cyane guhita mbyemeza. Ruvuya urakoze cyane reka tugushimire. Murakoze cyane mugira ikiganiro cyiza. Ubwo twizere ko ibindi tuzabyumva ejo mu kiganiro mu buryo burambuye ibyo bibuze kuganira nabo nyuma y'imyitozo. Mwami mu banyamakuru dufite Sofa muri Radio Rwanda Ruvuyanga arayumva cyane. Ubwo nayo Lomoa tere yarwangirindwa mu kivuga neza cyane iyo kiri mu misozi kiri kuri tere cyatembereye ariko Ruvuyanga mwana wa mama aza kubivuga boss akamushyira kuri tere tere rwose muhamye ariko ni tere arayumva ayituruka agira ibintu azi ibintu byandera hanyuma kwizigira karubato kuri APR umvishura mutarama uruyipanze avuga ngo Clement na Benjamin n'abakuzi umupira w'amaguru benshi niyo bifuza abantu bavuga ati kuki batakinana umva ikintu gihari rero naje kumenya umutoza wungirije mu bitekerezo bye yarabibwiye umutoza mukuru avuga ati ntuzigere upanga Clement na Benjamin ngo bakinane nyine iyo partnership kugira ngo uzayibona muri APR muri la defense yawe hari umuntu utabibona ko umutoza wungirije ngo ni kari cyane yaravuze ati nubapanga bagakinana ngiye nuzanzane kuri bande touche niba kinana nyine iyo partnership ra yawe uri abayitegereje cyese bibaye ibyo gutungurana man uri amutoza uzakabona Clement na Yunus ubone Prince Buregia na Benjamin gutyo nyine bagenda barotatingana ariko nta uri zikatari mu Faransa mu Faransa uriya mutoza Thierry Froger aza muri Afurika bwa mbere niwe mutoza bakoranye wungirije aramwumva cyane
abarajyana serifuruje ngo amwizera Lorenzo nk'umuntu ngumetriza cyane umugabane wa Afurika koko nuwo kuri uno mugabane wacu akaba rero ari umuntu aha umwanya munini akamwumva cyane kabisa ni umuntu rero yamubwibwa ikintu aracyumva cyane uzabireba hari abantu bagira abantu babo bahora bagendana bagira abantu babo bahora bagendana ahantu hose kabisa ku buryo aba ari umuntu afata nk'umuntu ufite ubumenyi buhagije kuko baba barakoranye ibintu byinshi bikagenda bicamo ku buryo atapfa kumuhakanya ubwo rero yamugiriye inama kamwe ati ntuzapatanaringe ubwo ashobora Seninga no mutoza muto harya yitwa Kanavaro niba ari Kanavaro nagatoki gakubiranye yes hanyuma amakuru abyutse ajya hagaragara nuko David De Gea Quintana ashobora kugaruka mu ikipe ya Manchester United kuko bigaragara neza ko uwo bita Onana azaza muri AFCON ari no kujya mu myitozo nabonye ifoto ejo cyangwa ejo bundi ari mu myitozo rwose ari kumwe na ba Diogo Dalot ari kumwe n'abakinnyi n'abasore benshi wa Man United ikibuga cy'imyitozo bicaye ku gatebe ari hafi cyane ya Manchester United impamvu rero bafite impunyenye z'uko mu gihe Onana azaza mu gikombe cya Afrika gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon Man izakina imikino 7 harimo imikino ya Champions League harimo imikino ya Championa n'ibikombe ni imikino myinshi ku buryo batizera ko uwitwa Bayindir batarakorera introduction muri Premier League bamuguze ejo bundi bamuvanye ejo bundi muri equipe ya Fenerbahce Bayindir ntabwo bizeye ko yahita simburanana muri iyo mikino yose baratekereza ko rero De Gea kuba atarabona equipe kandi yaranangiye yavuze ko adashobora kujya muri Champions zidakomeye ko yivugiye ko niba atabonye equipe ikomeye i Burayi ifite kalibre nziza azahita asezera barimo baramuha umwanya akitoza gym ya Man arayikoresha mwibanga match ya Manchester y'abagore yego mwibanga rikomeye arajya ku myitozo ibimenyetso byose biragaragaza ko mu kwezi kwa mbere bashobora gusinyisha De Gea hari inyungu ebyiri zaba zirimo ariko deja icyambere tubanze twakire ko ari umuzamu utari mubi yabafasha guhereza Onana navuga ngo challenge yafasha Onana kuba mwiza cyane iyo ufite umuzamu nk'uri ukomeye ufite experience y'umuhanga munini muri club biragupusa kandi iyo udakoze neza aba hari kugira ngo stepping in ibyo byongera competition amahereri ya hato na hato yagabanuka reka nkubwire mu kiremwa muntu mu muntu habamo ikintu kimwe gihora gituma aba mwiza cyangwa akarushaho kuba mwiza cyitwa motivation motivation igira ibintu byinshi rero bituma uyigira mu bakinnyi ibi byo biri scientifically proven ni ibintu byagaragajwe n'abahanga impuguke mu mupira uburyo bwiza bwo gutuma umukinnyi aba mwiza nuko agira undi mwiza atinya bakompeta barushana ushaka gutekereza ko ndi kugwara maximum y'ibyo mfite ariko niba nzi ko umuzamu ari umuzamu muturike ndushakure utazakandagira mu izamu singwara maximum y'ibyo ngwa ndagwara maximum kuko nzi ko deja ashaka kunkura mu izamu nkaryibagirwa nkarivamo mu gusubiza kuri kamera nibwo nguye ibyanjye byose aho rero niho utuma izamu ryawe rikomera bagira ari babiri bakompete umwashundi reba izamu rya Arsenal David Raya hatangiye abantu urabona igitego ntuzamutsinze Mikhail batangiye kuvuga ngo ubundi niki cyatumye Ramsdale ava mu izamu yes uko nicyo kintu umunsi ari kuzagira agakora ikosa n'undi bikagaruka Chelsea na Manchester kubona indi chance rero agomba kongera gutekereza ayo magambo iki kintu rero gihora gituma equipe igira imbaraga iyo ufite abantu babiri ubwabo nukuri jambo ridakoreshwa mu mupira amaze igihe mbona kuri Ryan Ramsdale bisobanura ngo turangwa at the end of the day ngo turaba coéquipier donc turapushingana yo no turasunikana tugirana beza you know bibaye byiza abakinnyi bakabaye bafite basa naho buri wese adakunda undi mu buryo bw'umwuga vuga ati uyu nguyu yandushiki abasesenguzi banavuga ngo ni ryiza nubwo ritabaho abasesenguzi banavuga ngo niba ugira abataka beza babiri ukavuga ngo hari umukinnyi witwa Gabriel Jesus ufite na Edward Nketiah bagomba guhangana ari babiri kuki utagira abazamu beza babiri kuki ubundi hari exception ku muzamu agomba kuba ari protected contrary mo ko ari umuzamu wa mbere nukubera iki kuki bigomba kugenda gutyo reka dutumike twero